mu gitondo kimwe nk'ibindi mu nkambi z'impunzi mu Rwanda hari aho izuba rirasa rigasanga abantu bamenyereye gutegereza inkuru nziza bategereje ndetse batigeze bagera igihe bazabera. Ni igihe kirenga imyaka 30 aba bantu ba mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Abandi ndavuga impunzi z'abanyekongo ziba mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi zitandukanye uko ari inkambi 5. Ariko uyu munsi hari amagambo yahindutse ku minwa ya benshi, ifatwa rya Uvira. Ku bantu bari bamenyereye inkuru zo guhunga, kurwana no kubura icyizere, ayo magambo yari nk'ijwi rihamagara rifite icyizere kinyura abantu mbese bari mu nkambi nyinshi zitandukanye, aho ababyeyi bibazaga bati ese abana banjye bazabona aho navukiye? Abasaza n'abakecuru bo bakavuga bati ese tuzasubira gupfira ku butaka bwacu? Kuri izi mpunzi zimaze imyaka irenga 30 mu nkambi zitandukanye mu Rwanda, ifatwa rya Uvira si inkuru mu bitangazamakuru gusa, ni ikimenyetso cy'uko inzira yo gutaha ishobora kuba itangiye gufunguka. Ariho uyu munsi abenshi bakoze icyo bita urugendo rw'ibyishimo, bishimira ifatwa rya Uvira. Ese ko benshi bagiye babyishimira nk'uko tugiye kubibereka bitandukanye, abantu bashobora kwibaza bati ese gutaha kw'impunzi z'abanyekongo kuregereje koko, cyangwa ni icyizere gishoboka kongera gucika? Reka ibi bibazo mbashije nawe ubisubize muri komantere mu gihe turaba turi gukurikirana iyi nkuru y'uburyo impunzi zo mu nkambi ya Kigeme zabashije nazo kwishimira. Ni inkuru abantu benshi batabashije kubona, ariko tujye kwicisha kuri channel yacu kugira ngo murebe uburyo impunzi zo mu nkambi ya Kigeme zanezerewe aho intare za Sango zari zimaze gufata umujyi wa Uvira.
Muvira mana we. Mukashi muvira mana we. Wana yeshinde mana we. Mana we. Nahunde. Chenu mana. Atsirwe muzina Yesu. Kayenge yenge kana yishinde mana we. Nahunde. Oh, darageye mana we kayenge umarohe mu mazi mana we kayenge mwajane mu gato mana we